amaso ariho kumva ko ufite data ntabwo byakaguteye ishema ry'uko duca hano tugasanga ari kugura indaya se kararubashye hari umugore ngira se kuba utamugira bivuze kujya mu ndaya ntiwirengagize ko ndi umugabo kandi mfite umubiri kabirira ibyo yigahini bari abagore babandi bazabagutsindaho hari uwo wamfatiye hose uwanjye se wamukura he n'ubugugagira atari njyewe nta wundi yafungurira byo yarashaje aragorana yamaye rimwe mukirabageni ngo ngwiki cyangwa wibwanuka sha yarikosoye ejo bundi nasubiye yaranyima nyine ubwo yisubiyeho nta kibazo mana we mada ntuzane ukiri isugi nkwitikurire shorero utwe ngene nigamba mu bandi bagabo ngo nitonoreye agasugisha ukiri umugeni ubuhaye na papa ariko sinakurenganya nyine ubwo n'ingondo yanjye gutera irari ariko icyonzi cyo we mada ndakwica buryo umugore wa nenda yabigeze aho ngaho iki cyatuma umugore wa Nadina ntamwanga kuko nta kintu yagupimira washatse ikizungereza ibyo aritonda nta n'ubishidikanyaho n'ikizungereza ibyo nta gishoro ufite ntiwajyuna numvishe ibiki kumimbaza se njye kubereye mu bwonko ntizere ko ibyo numvishe nawe utabyumvishe nanjye hari ibyo numvishe kandi bigeze mu mutwe numva ni inkuru y'incamugongo niko papa waba utekereza ko umukazana wacu atitonda si ukwitonda ahubwo aranagorana ngo babyumve se bambwirire ibyo ntatubwiye tubimenye pe niko papa agorana umuntu wamaye ngurishije ihene n'abana babiri ayiwe Yesu niwe murengezi karengego n'ikiziba ihene zanjye 3 zirahagende none uri kwiriza karirire mu mvu umugore wanjye yamugiye hejuru waratanze inkwano mureke gushwana ibyo ngibyo tuzashaka undi mwanya wabyo kuko ngiye no mu byari binzanye nashakaga kubabwira ko mu minsi iri imbere ngiye n'umukobwa dukundana tugiye kubatumira kuko dushaka kujya gusaba urumva bigeze kure urumva urukundo rugeze kure hagezeho iyo etape yo gusaba nzabatumira zo kugura umukobwa mu amafaranga yitahira umva nta bihumbi 10 wazanye ngo ubingurize nibyiki kwishyura indaya yazanye hari yitwa nde si fiyete wo kwa Gasore se ayiwe nanjye baramukazanuye